Saint Valentin ni umunsi abantu benshi bakunze kwizihiza, nyamara ugasanga hariho n'igihe abantu bamwe na bamwe bawizihiza nyamara batazi ese Saint Valentin byaturutse cyangwa se Saint Valentin bishatse gusobanura iki. Uyu munsi muri iki kiganiro ngiye kukugezaho amwe mu mateka y'umuntu bita Valentin, uyu mugabo nyine abenshi bazi nka Saint Valentin. Uno munsi rero nuza kureba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo, uraza gusobanukirwa neza ese Saint Valentin nyine byaturutse hehe. Uyu munsi twizihiza ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu munsi rero akaba ari umunsi ukomeye cyane ku bantu bafite abakunzi, cyangwa se uyu munsi nyine ukaba warahariwe abantu bagira ibiki, abantu bakundana. Buretse gato rero nze nkubwire amateka y'uyu mugabo bita Valentin, ese byaturutse nyine kugira ngo uyu munsi tube tumwizihiza. Saint Valentin ubundi nyine iri jambo ririmo amagambo agera kurangahe kuri abiri. Harimo ijambo rya mbere bita se n'irindi bita Valentin. Se rero ni ijambo rikunze gukoreshwa cyane muri Katolike cyangwa se mu idini ya Katolike, aho bakunze kuvuga ngo se nyine ni nk'umutagatifu cyangwa se umuntu nyine wakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Naho rero Valentin byo ni umuntu wabayeho. Valentin yari umupadiri nyine, ngo buriya ngo yakoreraga cyane ibwami. Nuko nyine umwami ngo rimwe yaje kuba yagira gutya, aravuga ati nyamuneka rwose buriya ibintu byo gushaka umugore ntabwo ari ngombwa, ibintu nyine byo gukora mariage ntabwo bigize ibiki, ntabwo tubikeneye mu gihugu cyacu. Nuko rero umwami amaje gushyiraho iryo tegeko, abantu bose nyine babura ukuntu bagira ibiki, bajya bakora mariage. Urumva nyine abantu basa nk'abakundana bari bahejwe mwako gace. Noneho nyuma y'ibyo byose rero uyu mugabo bita Valentin cyangwa se uyu mupadiri yararebye aravuga ati urukundo rugiye kugira ibiki, urukundo rugiye gucika mu bantu. Noneho ngo afata cyangwa se ashyiraho uburyo nyine abantu bafitanye urukundo cyangwa se abantu bifuza mariage, ashyiraho nyine uburyo bwo kubasezeranya mu ibanga rikomeye cyane. Rero nuko akajya bikora, umwami nyuma aza kugira ibiki, aza kubivumbura. Rero umwami abivumbuye aravuga ati uyu muntu yishe itegeko, yarenze ku itegeko. Rero ngo umuntu warengaga ku itegeko mu icyo gihugu yahanishwaga igihano cy'urupfu. Nuko rero nyuma y'ibyo byose ngo umwami akimara kuvumbura yuko nyine Valentin asigaye asezeranya abantu bari mu rukundo cyangwa se ashyigikiye abantu bakundana, umwami ngo byaje kumurakaza cyane ndetse kandi biranamubabaza. Rero ngo nibwo bahise bafata umwanzuro ibwami, baravuga ati uyu muntu warenze ku itegeko ry'umwami, uyu muntu wasuzuguye umwami akwiye gufatwa kazana hano rwose tukamana, ndetse kandi byaba ngombwa tukamuhanisha igihano cy'urupfu. Rero ngo Valentin baramufashe nyine baramujyana baramufunga. Ariko ikintu cyatangazaga abantu cyane ngo nuko abantu bari mu rukundo mu icyo gihe cyangwa se abantu bakundanaga ngo bajyaga baza kumusura nyine bakamuzanira indabo. Ndaje nkubwire akandi gashya kabaye cyane mu gihe Valentin nyine yari afunze. Rero ngo nyine akandi gashya kaje kuba kaba cyane igihe Valentin yari afunze, ngo ahantu yari afungiye umuntu waharindaga cyangwa se wawundi bita umucungagereza ngo yari umukobwa. Ngo rero uwo mukobwa yamwitagaho cyane ndetse kandi rwose ngo akamugirira n'impuhwe. Nanjye rero nyimara kumva iyo story byaranangaje cyane, kubera yuko nahise nibaza ati se n'ukubera iki Valentin ahantu yari afungiye byaje guhurirana nuko nyine ari umukobwa waharindaga ndetse kandi wa mukobwa akamugirira impuhwe. Nanone bikaza guhita byongera bikamacinga nyine yuko wa munsi yaje kuba yapfiraho ari umunsi wahise uharirwa abagira ibiki, abakundana. Rero nyuma yuko nyine ngo Valentin amaje kuba yafatwa nyine agafungwa, ngo yafunzwe rwose igihe kitari gito cyane. Ngo rero abantu bajyaga bamusura nyine, abantu bari mu rukundo baramusuraga ndetse kandi bakamuzanira indabo. Nyuma y'ibyo byose rero nk'uko umuntu warengaga ku itegeko ry'umwami yicwaga cyangwa se yahanishwaga igihano cy'urupfu, baje kuba bakanzura nyine yuko uyu mugabo agomba kwicwa ndetse kandi akicwa urupfu rw'agashinyaguro, aho banzuye yuko nyine ngo agomba kwicwa aciwe umutwe ndetse kandi akabanza gukubitwa uduhiri. Rero ngo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri nibwo nyine banzuye yuko uyu mugabo agomba gusorwa muri gereza akajyanwa mu ruhame nyine guhanishwa igihano cy'urupfu. Ariko ngo ikintu cyaje kuba cyakongera gutangaza abantu cyane igihe uwo mugabo Valentin yaragiye kwicwa, ngo nuko wa mukobwa wacungaga gereza yaje kongera gusaba yuko nyine yaza kuba ari hafi ya Valentin mu gihe nyine agiye guhabwa bya bihano. Rero ngo uyu mukobwa yarahari ndetse kandi ngo uwo mukobwa ahantu hose Valentin yajyaga babaga bari kumwe. Ngo ariko ikintu cyatangaje abantu cyane n'amarira nyine uyu mukobwa yarize igihe nyine Valentin yari kugira ibiki, yari ari kwicwa. Rero ngo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ngo nibwo uyu mugabo Valentin nyine yaje kuba yagira ibiki, yakicwa. Rero uyu munsi akaba ari nawo wahariwe iki, akaba ari nawo wahariwe abakundana cyangwa se akaba ariyo mpamvu tuwita Saint Valentin. Rero rwose Valentin ngo yarwaniriraga cyane abantu bakundana ndetse kandi ngo yumvaga nyine ngo kuba umuntu adakora mariage ari ibintu bigize ibiki bidakwiye. Rero ngo uyu mugabo bita Valentin ni umuntu washyigikiraga cyane abantu bakundana cyangwa se abantu bari mu rukundo, ni umuntu wishimiraga cyane abantu babaga bakundana, dore yuko by'akarusho nyine ngo uyu mugabo yari umupadiri
iri ndetse kandi ngo yabafashaga kubasezeranya ariko mu buryo bw'ibanga. Rero ubundi Saint Valentin bishatse kuvuga umutagatifu Valentin. Umutagatifu nyine umuntu wakoraga nyine igikorwa cy'indashyikirwa cyangwa se igikorwa cy'ubutwari. Rwose uyu mugabo bita Valentin nanjye ndamushyigikiye cyane ndetse kandi naba muri inyuma kubera yuko urukundo ni ikintu cyiza mu bantu ndetse kandi hari ibintu byinshi rudufasha nubwo wenda urw'uyu munsi rwajemo ibintu utamenya, ariko nyamara rwose iyo abantu bakundana byanya byo buriya biba ari ibintu byiza cyane, biba ari ibintu ubona bisa neza. Ikiganiro cyacu rero kikaba kigeze ku musozo aho nandi kukugezaho nyine amateka ya Saint Valentin ndetse n'inkomoko ya Saint Valentin. Ese byaturutse byaje gute kugira ngo nyine uyu munsi tujye tuwizihiza nyine nk'umunsi w'abakundana? Nge wari uri kukikugezaho rero nitwa Ivasa Xavier. Icyo nkwibutsa nyine kura subscribe kuri no channel kandi nyine nibishoboka uze muri comment utsubize kino kibazo. Ese gukundana ubona hari umumaro bigira cyangwa se hari ingaruka nziza bigira ku muntu wamaze kubyinjiramo? Ese ni ikihe kintu wagenderaho cyangwa se ni ibihe bintu uba ugomba kwitondera mu gihe ugiye gukundana? Ngwino hano muri comment utubwire.